seers have made predictions about humanity's ubundi iyo bavuze aba seers aba future predictors aba prophets abo bantu murabazi aba bantu bashobora kureba ikintu bakamenya ko kizabaho mu myaka runaka abantu bamwe barabyemeye cyangwa baranabihakanye bigashyira bikabaho tutangiranye tubwira ngo ubundi bamwe na bamwe bameze batyo bagendaga bahanura ibintu bigashyira bigasohora harimo abantu bavugaga ko Putin azashyira akayobora isi abandi bakavuga ko abantu tugiye kujya duhanahana amakuru tuyiganira tutiriwe ngo turebana usoma ibitekerezo by'umuntu abandi bakavuga ko hazabaho ubuvumbuzi bwo gukora abana abantu batiriwe bakora imibonano mpuzabitsina ubu ngubu tugiye kureba ibintu 15 ubuvumbuzi ubuhanuzi bwakozwe ndeka mbwita ubuhanuzi bwakozwe bwagiye busohora kimwe ku kindi ikindi gice cya mbere turababwira ibintu 7 cyangwa se 8 hanyuma igice cya kabiri ni mu bikunda bihe inshuti zawe kora subscribe ku ino video irebe uyirangize then support yawe irabibaye koko iyo support iragoye ntago igoye ibintu bugiye kumva hano ni ibintu kanzamure na volume mutagira ngo nababishi cya 15 Mars mission ubundi iriya mission yo kujya kuri Mars yari yaravuzwe in the 16th century mu kinyejana cya 16 a French astrologer named Michel de Nostradamus umugabo bitaga Michel de Nostradamus during his days he was one of the we ngo mu minsi ye most recognized fortune tellers ubundi yari umwe mu bantu bavugaga ibintu bizabaho you guessed it his predictions often come to pass kandi ibintu yagendaga kuvuga byarakundaga ayahanura ikintu kikazabaho although there is still a long line between whether what he said back then was actually ariko ikibazo nanone gihari abantu bakomeza kwibaza ese ibintu yavugaga bikaba nuko yabaga ari ibyanyabyo cyangwa n'ukubera bibaho by'umuntu or just due to coincidence alone anyway people at the time believed him and he got muri kiriya gihe abantu ngo baramwemeraga kuko ibintu yavugaga byinshi byarabaga until the day he died kugera apfuye before he died Nostradamus ariko ngo mbere yuko Nostradamus apfa yari yaranditse igitabo bita Les Prophéties he made 942 yari yarashyizemo predictions cyangwa se yarashyizemo ubuhanuzi yabonaga ko buzaba buringa 942 of which came true kandi bwinshi muri bwo bwagiye bukunda byagiye bishoboka ikintu cya mbere mu kinyejana cya 16 yahanuye yavuze ko agiye kuzaho ingoma hazaza ingoma y'umugabo bitaga Adolf Hitler uzaba ufite inyota yo kwica ingoma izaba ifite inyota yo kwica ahanura COVID-19 and even the Apollo arangije anavuga iriya miso yo kujya ku kwezi y'abanyamerika bakoze all these he talked about in the book which he published in 1555 kandi ibi byose yabivuze mu gitabo yanditse 1555 What's even more special about ariko ikintu cy'ingenzi kuri Nostradamus is that many of his predictions often come in the form of nuko we ubundi ubuhanuzi bwe yabukoraga mu bintu bimeze nk'ibisigo ku buryo abantu nyine batapfaga kubisobanukirwa now inside that same book Nostradamus ariko mu icyo gitabo niho ngo yanditse nkuru yavuze ko ngo mu 2023 ubu ngubu haranarangiye ko hazabaho umuriro mwinshi cyane when the light of Mars will go out hanyuma bizaterwa n'iki ngo abantu isi zabona urumuri ruturutse kuri Mars kandi Mars itajyaga yaka today Elon Musk ari nabyo byaje gutuma noneho na Elon Musk hamwe na NASA aribwo batangira projet yo kujya kuri Mars ibi bintu Nostradamus yari yarabivuze 1555 ko bizabo ari naho noneho Elon Musk n'ikigo cya NASA ubu batangaje ko byibura 2029 umuntu wa mbere azaba yarandinze kuri Mars azaba yagezeyo. However, Nostradamus predicted that the first manned mission to Mars will happen a lot earlier than that. Ariko ubundi Nostradamus we yari yaravuze ko abihanura yari yaravuze ko umuntu azajya kuri Mars mbere y'uwo mwaka wa 2029. Also, he noted that no matter who goes first, ikindi yo yanongeyeho ntago yigeze ashyiramo umuntu wa mbere uzajya kuri Mars ngo ninde. Fortune of explosions or aircraft crashes may befall them. We hubwo nuko yavuze ko mwigenda rya mbere kuri Mars icyogajuru kizajya bwa mbere gishobora kuzaturika cyangwa kigashya. 2023 is still a long way from ending.
So we never can tell if breakthrough or danger is imminent somewhere. kubera ko ino nkuru rero twayikoze n'ubundi tuyikoze yavuze cyararangiye ino nkuru rero twayikoze n'ubundi birabaho ariko bimwe mu byo yavuze bamwe bari kugenda babona ko biri kugenda bibaho. Tujye ku cya kabiri twihuse. 14. The British royal family. Umuryango w'Abongereza Wacyami bari barawuvuzeho iki? We all know Queen Elizabeth II is now dead. Tuzi ko ubu ngubu tuvugana umwami Queen Elizabeth yitabye Imana. Bless her memory. Imana inamuhiruko ridashira. But before her death, she was one of the most beloved empresses in history and one with the longest rule ever. Niwe umuyobozi ubayeho wari ukunzwe wari uyoboye abantu benshi, ikindi kandi wanayoboye igihe kinini in the history of the British crown. Mu mateka yabayeho y'Abongereza. Sadly, in 2022, the United Kingdom suffered a major. Ariko nyine bitangaje kandi biteye n'agahinda mu mwaka 2022 nibwo Ubwongereza bwaje kubura uno muyobozi wabo Queen Elizabeth wa kabiri. British royal family convulsed. Nibwo baje gutangaza urupfu rwe bavuga ko uyu mwamikazi yitabye Imana. Died. Nostradamus's less prophety book sold so much. Nibwo rero nyuma yo gupfa n'ubundi hagaragaye muri cya gitabo cya Nostradamus bavuga ko muri kira gitabo bavuga ko ibyo bintu byari kuzabaho. Nostradamus yari yarabivuze 1555. At first it was nibwo cyahise kiba igitabo cyagurishijwe mu mateka, using how a book could be so connected to the Queen's death. Ariko nanone bagahita bibaza impamvu cyaguzwe cyane. Abantu baribazaga kuntu igitabo gisanzwe cyanditse nk'imivugo haba harimo n'urupfu kugera ku rupfu rw'umwamikazi w'Ubwongereza unakomeye. Thing is, Nostradamus's prediction of the Queen's death was relatively correct. Ikintu gihari nuko ibintu Nostradamus yari yaravuze ku rupfu rw'umwamikazi byose byari byo 100%. However, he didn't stop there. Instead, Nostradamus further. Ikintu cya mbere ntabwo yavuze ngo wenda ngo umwamikazi azapfa ngo ikingo birangiriraho. Predicted that she would be replaced ahubwo yavuze ko namara gupfa azasimburwa n'umwami that the people would cast out. Hanyuma uwo mwami abantu mu gihe kitarambiranye abantu bagatamubura cyangwa se nawe akitaba Imana. Soon afterward, that king would be replaced by a man. Hanyuma nyuma gatoya uwo mwami akivaho akazasimburwa n'undi mwami utazwi utarigeze uvugwa. Expected to be king. If you remember, we already told you that ibyo ngibyo kandi noneho ababivuga bemeza ko ari byo bashimangira ku nkuru Nostradamus bagahita bebihuza n'ubundi n'inkuru y'ibwami. Published his book around 1555. Bakavuga n'ubundi impamvu bavuga ko rero ari ibintu byabaye byanyabyo. Urumva igitabo cyo mu 1555 ibintu byabaye ejobundi 2022. No way he knew who Queen Elizabeth was. Ntabwo Nostradamus yari azi ngo umwami ninde, umwamikazi ninde, ngo uzamusimbura n'iri cyo gihe ntabwo bibaho. Ntabwo yari kuba yabasha wenda kuvuga ngo ni ibintu byari biriho. Long she'd remain on the throne. Yet he predicted her succession quite well because as we know, icyambere yavuze ko uburyo azavaho yego niko byagenze. She was replaced by the 96-year-old. Ikindi noneho yanasimbuwe n'umusaza Charles w'imyaka hafi 76 niba batarebeye. Muri video bavuze 96. King Charles III. Charles wa gatatu. If everything goes right, King Charles ibintu biramuka bigenze neza nk'ukuntu bimeze. Umwami Charles nyine yasimbuye umubyeyi w'umubyara. Hanyuma ahana avuga ko azasimburwa rero n'umwami utazwi cyangwa utaratekerezwagaho ni igikomangoma Prince Harry from the UK. That part makes this event entirely unexpected. Impamvu rero bibaho kandi bakavuga ko ari byo nuko icyambere uriya Harry yavuye mu bwami. Ubu ngubu ntabwo kibarwa mu bwami. Prince Harry has already resigned from his line of the throne. That place is currently occupied by his brother Prince William. Ubu ngubu no kuvuga ngo uwo mwanya Prince William uwo mwanya ni urimo. Ariko bivuze ngo aramutse ageze nk'ikibazo wenda gatanga n'ubundi yasimburwa na Harry kandi already n'ubundi deja uwo yavuyemo ntabwo ubu ngubu kirimo muri royal family, ntabwo akiri umwana w'ubwami. Ariko byurumva ko bishoboka neza binahura n'uburyo Nostradamus yari yarabivuze. However, if Nostradamus is to be believed, Prince Harry, despite his resignation, will still be crowned king. Ubwo rero n'ubundi nk'uko Nostradamus yabivugaga n'ubundi hatitawe ko uyu Harry yavuye mu bwami cyangwa se yigumuye ko
mu muryango wa Wacyami n'ubundi azasimbura Charles nibiramuka bigenze neza nkuko Nostradamus yabivuze. Although we'll have to wait till the future to find out. 13. Ikintu cya 13 cyari cyaravuzwe ubu cyatangiye kugenda gisohora. Robo shopping. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byo guhaha ngo kuri Amazon, kuri eBay, ngo kuri Alibaba n'abandi batanyishyuye ngo mbamamarize. Many of us prefer to visit ibi bintu byo guhaha gutya byari byaravuzwe mu myaka ya kera. Amazon or eBay to fill our shopping needs. And by the day, this blurs the already thin line. Ubu mu kino gihe neza ndi kubivuga n'ubundi ibi bintu birasanzwe. Between online and retail shopping. Ubu abantu hari abakunda guhahira online, hari n'abantu nto basigaye bahaha nyine n'ubundi bisanzwe, ukaba wajya ku isoko ukareba ikintu wakunze ukakigura. Although no matter the convenience that online wenda nubwo ngo bitameze neza guhahira online hazamo wenda kuba bakuzanira nk'ikintu utahashye, ikintu utabonye icyo wategetse ntubari cyo uvuga. To some people, ubundi ho abantu benshi bakunda nyine guhaha, impamvu ibyo byo murabizi kuba ukunda guhaha ibintu ugaha nk'amagroceries n'ubundi ubireba urumva urabanza ukareba icyo kintu ukareba ko kiryoshye, ukareba ko bimeze neza, ibara ko warikunze n'iki. Ariko ikibazo cya online shopping ho ibyo bintu ntabwo bibaho nyine, cyo wodarinze kiraza rimwe n'ikize cyose ugasanga banagutuburiye n'iki. Hakaba hari n'abandi bantu bakunda kureba ibintu byabo bakabanza bakabyigera, ariko ibi bintu byari byarahanuwe ko bizaba kandi ubu ngubu bwana byatangiye gusohora byo murabizi. Ibyo ngibyo rero n'ubundi byari byaravuzwe ko amadrone ibintu bizajya bituzanira ibyo kurya, abantu batiriwe bava aho bari batuzanira imiti. Byarahanuwe ko ibyo bintu bizaba. These drones would be called delivery drones. That future has umuntu wabivuze ubwo buhanuzi bwavuzwe yari yaravuze ko izo drone zizitwa delivery drone kandi ibyo bintu bibaho already begun. You see, in 2006, mu bihumbi 2006 US government promulgated the Federal Aviation guverinoma ya Amerika yatangije igikorwa yise Federal Aviation Act. Ni itegeko yatangije ryo gutangira gucuruza amadrone that permitted the commercialization. Uburyo yemereye abantu bacuruza kujya batunga drone, ukafite drone yawe igemurira abantu imiti, ibyo kurya. This law allowed ordinary people nibyo byatumye buri muntu wese ku rwego bigezeho ngo n'umuntu nyine usanzwe afata drone akaba yifite. Besides the military to own drones. In 2016, Amazon released the world first delivery drone. Amazon yasohoye delivery drone ya mbere called Prime Air. Bayitaga Prime Air. For now, Prime Air only delivers packages and orders within 30 minutes or less. Ubu ngubu noneho ahantu wisigeze iyo drone ya Amazon mu minota 30 cyangwa se iri na munsi bitewe n'ahantu uri. Tumize ikintu kigahita kikugeraho byihuse, utiriwe ujye kuvuga ngo uragenda ngo hahe ngo ujye ku isoko ngo iki n'iki. Ibintu byo murabizi. Bagahita basoza bibaza ngo utekereza noneho ko bizajya kugira mu myaka y'ibihumbi 2100 iterambere kuri urwego rw'imihahire rigeze he. 12. Tujye ku kindi kintu gikurikiyeho, ndagira ngo byumve neza ni byagiye bivugwa ko mbere abantu ngo bajyaga baganira n'abantu babo bitabye Imana. None bakavuga ko ngo hazaza cyangwa se mu myaka iri imbere hazajya habaho kuba wadownloadinga ibitekerezo, habaho computer downloading nk'ibitekerezo by'umuntu wapfuye bakabishyira kuri flash. Many robots moving through our blood. People would most likely question your sanity. In fact, ikindi nanone ngo hazaza abantu bazajya baba bafite ubushobozi bwo kuba bareba uburyo wihangana, bareba uburyo ukunda, bareba ibyo wanga, batiriwe babikubaza. Some may say you bagafata nyine akamashini bakagashyira mu mubiri wawe, hanyuma ubwo ibintu utekereza ubwo ufite bagahita babibona. Ibyo byo wenda byatangiye no kubaho. Too much sci-fi and you need to go out. Bakabanza bakareba uburyo ushobora kureba. But what if you get the future of technology? Ubundi ibi bintu byavumbuwe. That'll make you a man named Ray Kurzweil. Umugabo bita Ray Kurzweil. In case you don't know him, Ray is an inventor. Ushobora kubitamuzi ariko ni umuntu wakoraga udushya. The lead engineer. Yarebaga ahazaza akandi akaba and a man whose work with artificial intelligence has cyangwa se ubwenge nyine butari karemano abantu bikoreye. Sophisticates for nearly 4 decades.
byibura mu myaka 40 ishize niwe wakoze ibi bintu harimo amaskana, harimo amasoftwares, niwe wakoze piano. we rero avuga ko ngo mu myaka 40 imbere tuzaba dufite ubushobozi bwo kuba twavugana n'abantu bacu bitabye Imana neza tumeze nk'aho abo bantu turi kumwe. Bizagenda bite? No, it sounds awkward. But Ray Kurzweil gave an insight into why he thinks it's possible. Ray rero avuga impamvu ubona ko ibyo bintu bishoboka. According to him, we'll be able to scrap human memories and duplicate them. We icyambere avuga ko ubwonko bw'umuntu uzaba witabye Imana tuzaba dufite ubushobozi bwo kuba twaburya kopi on memory drives with hanyuma tukabushyira kuri memory drive nyine isanzwe nko wafata flash ukayishyiraho nanobots. Hanyuma tukazaba dufite amarobo yitwa nanobots. Memory drives will then be mimicked by AI software. Hanyuma izo robo nizo zizajya zisubiramo, zizaba ari software zisubiramo ibintu cyangwa se ibitekerezo by'umuntu witabye Imana, nk'ibintu umuntu wapfuye afite ibintu atekereza, ibyo bintu robo zikaba zibasha kubisubiramo. Hanyuma nawe ukaba wavugana n'iyo robo neza uvugana n'iyo drive ariko iri mu iyo robo umeze nk'aho uri kuvugana n'umuntu wawe. And even the intelligence of our dead relatives. So when ubwenge abantu bapfanye bakaba bugihari buri kwiyo flash ibintu yarashoboye, niba yarazi imibare, niba yarazi gusobanura nkanje nyine ibyo bintu akaba abifite kuri flash n'ubundi. You won't even realize that you're not talking to your real families. What's even more fascinating about this prophecy is that Ray Kurzweil, ikintu rero ngo gitangaje mu bushakashatsi bwa Ray, as we know him to be, has been right 90% of the time. Nuko ubu ngubu ibi bintu we yavuze bimaze kugerwaho 90% neza muri no myaka tugezemo. Ikindi kintu kugarukaho network of brains, babyita telepathy and social network of brains. Ibi byo ni ibiki? Ni ibintu nabyo byagiye bivugwa ko bizasohora kandi byo kugaragara ko ari byo. Despite the advent of texting and the internet, tutitaye ubundi ngo kuna abantu twandikirana kuri internet, still find it easier to communicate. Kubona ko uburyo tugenda tuganiramo ubu ngubu byaroroshye. Umuntu sigaye bari muri Amerika akanyandikira because we believe that lowering or raising our voices, kubera ko kuri internet niho babyoroshye. Tuba tuzi ko igihe tuvuze cyane cyangwa igihe tuvuze gahoro ibyo bintu nyine babigoranye. Ubwo ugasanga dukoresha internet. Hari ubushakashatsi rero abantu bita nk'ubusazi bw'umugabo bita Ian Pearson yavuze ko hari window izakorwa hazaza. Mbere yuko tuvuga ku kintu yavuze, reka tubanza tumenye ngo Pearson ni iki cyase ni muntu ki. Ubundi ngo n'umugabo wo mu Bwongereza nawe warebaga hazaza. Byibuze ibintu yagiye avuga 85% byagiye bisanga urukuri. Mu myaka 30 ishize yari yaravuze ko hazabaho amasaha ari smart, amayanga yameze nka telefone. Ikindi anavuga ko hazabaho ibi bintu byo kugura imiziki atari ukugura fata indirimbo tuyumva nyine music subscription. Nakuvuga ngo urareba ikiganiro cyanjye ngo gutyo gusa ngo nyizane ikarita, kuvuga ngo ikintu urebye wakiguze wakoze subscribe. I'll take the gold in its market, and that's everything we need to know about Pearson for now. Nibyo ngibyo. About 6 years ago, mu myaka rero 6 ishize made another prediction. Yakoze yarongeye aragereranya cyangwa se ubukumbuzi yavuze ko nabyo bishobora kuzagerwaho. Ubwo turabyita nk'ukuntu nyine bareba hazaza. Neurotechnology yavuze ko hazazaho technology bita new technology izajya itwemerera kuba wavugana n'umuntu uri mu bitekerezo utiriwe uvuga cyane ngo uvuge usohorejwe, ukaba uri gutekereza ukaganira n'umuntu nawe uri gutekereza byibura muri 2050. Ibyo bintu rero ngo bizaba gute? Abantu bazabanza bige kumenya gufata ama computer chips hanyuma bayashyire mu bwonko bw'umuntu. Izo chips nizo uzajya zituma nyine ubwonko bwacu bubasha kwegerana n'ubundi bw'abandi bantu nyine ku buryo chips yawe wenda computer chips izabikuri mu mutwe izajya iba ikorana n'indi yundi muntu. Hanyuma iyo computer ikaba ifitemo cloud murizi ni ama storage nyine abantu bagura bakongeraho wenda ibintu amafoto ibiki
iyo computer ikajya iba ifite cloud ibitse ibintu be byinshi, connected. hanyuma ku buryo iyo computer chips izajya iguconnectinga n'undi muntu, ikakuza n'undi muntu mugiye kuganira. This quantum cloud, we can then Iyo ngiyo bakayita quantum cloud. send messages and thoughts from one Ukajya uba another wakohereza umuntu message nyine ariko utanditse mu bitekerezo, ukaganira nawe without saying a single word. nta jambo na rimwe So uvuze. imagine being able to talk to, learn from, send messages, or perhaps be able to Ibaze download rero nawe nyine abantu bari koherezanya ibyo bintu, another person's uvuga skills. ngo uragenda mu mutwe bw'umuntu ukabidownloadinga, noneho ngo muri iyo quantum hazaba harimo uburyo uzajya ugenda ukadownloadinga nk'ubundi bwenge bw'undi muntu. Just by Aba surfing your mind through the entire world Ni ukuvuga ngo database. kubera ko uzajya ufite computer chips izajya ibasha kukujyana muri database z'ibitekerezo. Ubwo database y'isi izaba ari ibitekerezo by'abantu, hanyuma we uzajya ufite ubushobozi bwo kujya muri database z'abantu. Niba nk'umuntu wenda azi gusobanura nkanjye, uhita downloadinga ubumenyi bwe, hanyuma nawe ubura bugeze. This database would Ibyo be bintu nayo ukuntu bizabuza abantu imirimo. called the Hybrid Intelligence Ibyo bintu bizaba byitwa hybrid intelligence, Biometric Avatar, or simply biometric avatar, the HIBA. It cyangwa sounds se ubwo wabihina bikazaba byitwa hyper. Ibyo bintu ni 2050 nibikunda uzamenye uko nabisobanura hano kuri CPR TV. today, yes. But so are all the prophecies that came true. And Vladimir, Ikindi tujye kugarukaho Vladimir Putin, twamutangireho tumuvuga. the Lord of the world. Bari barahanuye ko ngo Putin bundi azategeka isi. Rupite area of the Koju Mountains in Bulgaria Mu gihugu ngo cya Bulgaria ahantu bita Rupites, umusozi wa Koju, will find the gravesite of an old grandmother named ubundi ngo Baba. haba igituro cy'umukecuru wahabaye kera bitaga Baba Vanga. Her real name was Angelina Pandeva Ubundi ngo Gushtarova, amazina yitwaga Angelina Pendava Gusorova. and during her days, she was blind right from her childhood. Ubundi ngo kuva akiri umwana ubuzima bwe bwose yabaye hari impumyi, nta kintu abona. Despite her predicament, Baba Vanga was known as a mystic and a seer Ariko who nyine predicted nubwo atabonaga, buriya Imana ikwima ikintu kimwe ikaguha ikindi, we yari afite ubushobozi bwo kureba ahazaza, akamenya ikintu, agahanura ikintu kandi kikazabaho. some of the most shocking events in the world. We rero ngo ari mu bantu bagendaga bavumbura ibintu bizabaho biteye ubwoba kurusha abandi bantu bose. For instance, she Uyu predicted mukecuru Baba Vanga rero yavumbuye ibiki? the breakup of the Soviet Union. Icya mbere Baba Vanga yari yaravuze ko ngo leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zizatandukana. Ibyo bintu byabayeho. Disaster. Avuga ko hazaba ikintu bita coronable disaster, tuzanayigarukaho wenda. Ni ibiza bidasanzwe byabaye muri uriya mujyi. Ikindi kintu yavuzeho tudatinze, The Russian submarine yavuze itariki neza Stalin yapfiriyeho. Itariki Stalin yapfiriyeho Baba Vanga yari yarayivuze, yari yarayihanuye. in Kursk. Anavuga ko ubwato cyangwa se submarine y'Abarusiya yitwaga submarine Kask. Anavuga ko submarine y'Abarusiya yitwaga submarine Kask izarohama. Ibyo bintu 11th attacks. yari yaravuze ko nanone ku itariki 11 z'ukwa 9 hazabaho igitero muri Amerika. Icyo murakizi. Topolov's victory in the World Chess Avuga ko Tournament. umugabo bita Topolovs ari we muntu uzaba umuntu wa mbere urenze ku isi mu gukina chess, mu irushanwa ryo gukina chess. Ibyo bintu byose nibyo. Ikindi kintu yanagarutseho kandi kikabaho cyanyacyo ni North Korea today. kuno kuntu muri Amerika, muri Korea y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ubu ngubu batumvikana. Ibyo bintu Baba Vanga yari yarabivuzeho. From her past predictions, it's easy to see that Baba Vanga often sees natural disasters and warns about conflict. Tugendere rero ku bintu yagiye avuga, abantu benshi bavuga ko ubundi Baba Vanga we ibintu yakundaga gukora ko n'ibintu bijyanye Before n'ibiza, they happen. kandi Before her death, akabivuga mbere bitarabaho ibintu bigakira bikaba. people who knew her claimed she also predicted the Russian war. Mbere y'uko apfa rero ngo nibwo abantu bamenye, nyuma y'uko amaze gupfa mu mbabarire, nibwo abantu bamenye y'uko yari yaravuze intambara y'Abarusiya na Ukraine. Ubu And that ngubu Vladimir Putin would become so powerful anavuga y'uko ngo icyo gihe mu iyo ntambara Vladimir Putin azaba umuntu ukomeye w'agatangaza, Russia would become unstoppable. hanyuma ku isi akaba udahagarikwa. Literally, she said that Vladimir Putin would become the Lord of the world. Yanavuze And ko that icyo gihe ngo Putin icyo gihe azaba umuyobozi w'isi, Russia would become the world. hanyuma Uburusiya bukaba igihugu cya mbere gifite imbaraga kurusha ibindi ku isi. When this will happen, no one knows, but Baba Vanga predicted this alongside her. Ntago neza tuzi ibi bintu neza niba bizabaho,
ariko Baba Vanga yari yarabivuze ubwo ikintu dutegereje ni ukureba koko n'ibino ntambara y'Uburusiya izarangira Vladimir Putin ayoboye isi ayifashe. Ikindi kintu nanone abantu bavuga ko gishoboka kandi kuzabaho ngo yavuze ko Putin ashobora kuzicwa na bamwe mu bantu be ba hafi kandi be yizeraga akimara kuba umuyobozi w'isi. Ubwo rero ntabwo turamenya neza ngo bizabaho, ariko ibyo bintu urumva ko bimwe mu byo Baba Vanga yavuze ibyo bimwe byatangiye gusohora. Ubu ngubu kuva kano kanya muzajya munyita Vanga. Iryo ni ryo zina ryanjye, undi Baba Vanga. Many of Baba Vanga's ikindi kintu bari barahanuye ko hazabaho ikintu bita solar tsunami. As said earlier, many of Baba Vanga's prophecies n'ubundi tukigaruka kuri Baba Vanga about tragic incidents, and this next yari yaravuze ko ubundi hashobora kuzabaho tsunami itewe n'izuba. Vanga's forecast is full of further doom and gloom. Ikintu nyine gitangaje muri twabigarutseho, ubuhanuzi bwa Baba Vanga wasangaga buteye ubwoba, wumva ari ibintu bidashoboka. According to her, a solar tsunami could take place in 2023. We rero yari yaravuze ko ngo mu mwaka wa 2023 where the Earth's magnetic shield will be fatally destroyed. Isi cyangwa se rukuruzi y'isi ahantu kuri shield yayo nyine, ahantu rukuruzi y'isi navuga nk'ingabo ikingira ituma nyine izuba ritaba ryinshi ku isi. When that happens, those storms yavuze ko aho hantu hazangirika, hanyuma imirasire ikaba myinshi ku isi, blackouts ikaza gutera imyuzure imiraba ku isi, ku buryo nyine ibintu byinshi bizangirika, ahantu hagasa umukara, amashanyarazi, ibiki byose ibyo byose bikabura. Mu mwaka wa 2023 ndakeka ibyo ntabwo byabayeho. Communication failure by uburyo ibintu bijyanye na communication n'itumanaho byose bizahagarara icyo gihe. Electrical charges as powerful as nuclear bombs from the sun directly to akanavuga ko kuzuba hazava ibintu bimeze nk'ama nuclear, bimeze nk'amabombe bigaturika direct bitabiza ku isi. That happens, it can cause humans to move back to the dark ages. Bakavuga ko Baba Vanga yanavugaga ko ibyo bintu nibibaho, iryo turika niribaho, umuntu azongera agasubira mu gihe cya kera cy'umwijima yahoze abamo. Argue that this prediction may actually come true if necessary precautions are not put in place. Abantu nanone ariko bamwe babyizera bakavuga ko ibintu Baba Vanga yavuze bishobora kuba ibyanyabyo, ariko wenda igihe yavuze byari kubera ugasanga byarabusanyije, kuko kino kiganiro tugikoze deja 2023 hararangiye. And this could lead Baba Vanga hanaranenguye kandi ariko nanize. Ikintu cya nyuma tugiye kugarukaho muri iki gice cyacu cya mbere, tunabashishikariza kuzareba igice cya kabiri, ubundi buhanuzi bunateye ubwoba kurusha n'ubu ngubu bwa mbere twumvishe. Prophecy of Saint Malachy. N'ubuhanuzi bw'umuprofete witwaga Malaki. In the 1100s, mu mwaka w'igihumbi n'ijana, Malachy was the ubundi mutagatifu ngo Malaki Bishop of yari Archbishop Ireland. wo muri Ireland. Reportedly, he made a visit to Rome in which he had a vision bavuga ko ngo yagiye gusura Roma, future popes and wrote them ariko ibyo bintu yabivuze nyine nako yagiye gusura Roma mu mbabarire, agiye kubabwira ubuhanuzi bwe yari afite ku bintu bijyanye n'abapapa. All in all, the prophecy consists of a list of bavuze ko ngo umupapa wanyu muzabaho azaba yitwa Peter. He will be the one that puts the Roman Church into tribulation. Roma yose ni wo mupapa yavuze ko ari umupapa wanyuma uzaba baye Roma, hanyuma akaba ari gushyira iherezo ku buhanuzi bwavuzwe muri Bibiliya. He will indicate the final pope at the end of the world. Niwe uzaba urangije isi neza neza, nta wundi mupapa uzaba ngo nyuma ya Peter. First, the issue of the prophecy died down a little until Pope Benedict XVI. Rero ibintu nanone ngo uyu Malaki yari yaravuze ubushakashatsi bw'uyu mugabo cyangwa ibintu yari yarahanuye bitangirira kuri Papa Benedict wa 16 was near the end of his papacy. Niho rero niwe mupapa wari ubayeho bwa mbere avaho akiri papa, hahita hajeho undi mupapa n'ubundi ngo we akiri muzima akiriho. Pope took over. No sooner did this new pontiff announce his name as Francis. Nyuma rero uwo mupapa wagiyeho bakimara kumenya ko nono atari Peter,
ahubwo yitwa Francis. Prophecy experts nibwo took to the abandi air bantu b'inzobere mu bintu bijyanye n'ibitangaza n'ubuhanuzi claiming that bahise batangira kwibaza, the new bahita pope bajya gucukumbura, is Peter the Roman. baza gusanga ngo uriya mupapa uriho ubundi izina rye ni Peter the Roman. They also argued that despite claiming kuko mu buhanuzi bwe ngo bw'uriya mutagatifu yari yaravuze yuko azaba ari umupapa witwa Petero, ikindi akazaba aturuka i Roma. Ibyo bintu nibyo, to be an Argentine cardinal bakavuga ngo nubwo bavuga ko ari umukardinali uturuka muri Argentine named Jorge Mario akitwa Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, The new pope has Peter somewhere in his birth name, and ngo uriya mupapa buriya Francis mu mazina ye harimo izina Petero, Pope Francis mu mazina yiswe avuka izina Petero buriya ngo ririmo. really is a Roman since his parents are Italian. Bakavuga ngo nubwo wenda bakavuga ngo uriya mupapa uriho ni umunyargentine ariko ntabwo ari byo, ahubwo uriya ni umuroma Immigrants wo who muri moved Roma, nyine wavukiye muri Roma, to Argentina. kuko ababyeyi be ni abataliyani ariko babimukira bagiye kuba muri Argentine. Neza bihura n'ibyo Saint Mark yavuze. The future is the only route. Ubwo rero bakaba banavuga ko ibintu Mark yavuze ari byo, binashoboka ko papa wa nyuma Francis ari nawe Peter the Roman, akaba ari nawe wenda uzashyira iherezo ku bintu bya kiliziya, ibintu bita kuvuga ngo kuyobora, ariko ntitubizi ibintu byabo nta wabyivangamo. Ndabashimiye iki kiganiro, tubabarira Gikunde, tunasaba imbabazi Gikunde niba wumva wakuyemo ibintu by'ubwenge, hanyuma ugihe bagenzi bawe bakirebe, utange support yawe, ubwenge wungukiyemo hano n'igice cya kabiri kizakugeraho, kizasohoka kitakikugeraho. Turabakunda, mwari muri kumwe na Sixpert TV.